Kanizere ko umeze neza. Ikiganiro cy'uyu munsi kiravuga ibibazo byawe si ibyo kubwira abo ubonye bose. Ese kubera iki? Ni gute natoranya uwo ngomba kubwira ibibazo byanjye? Njye muri kumwe ni Dusengumuremyi Emmanuel kuri Reba Kure TV. Hari ibibazo ushobora kubwira umuntu uzi ko ari uri bwagufashe cyangwa se ari bwaze kugufasha, nyamara ugasanga ari muri ba bandi bishimira kukubona ubabaye, cyangwa ari muri ba bandi baguteza ibibazo. Kuri njye umuntu nasanze wakwizera ukamubwira ibibazo byawe cyangwa ntakizera. Uwa mbere, ababyeyi bawe kuba bafite, kuko umubyeyi burya aba ari umubyeyi muvandimwe. Niyo atagufasha ariko atagufasha mu bundi buryo, ariko ashobora kukugira inama y'uburyo wabyitwaramo. Uwa kabiri, wowe ubwawe wigenzuranye ubunyangamugayo ushobora kubona igisubizo cyiza ku bibazo byawe. Uwa gatatu, uwo mwashakanye ikibazo cyawe kiramutse ari icy'umuryango, aba ari ngombwa muvandimwe. Iyo ikibazo ari icy'umuryango ugomba kukimenyesha umwashaka cyangwa se umuryango ufite, kugira ngo mubashe gukemura cyangwa se mubashe gufatanya gukemura icyo kibazo. Ese wowe ubibona ute? Tubwire muri komenti, unayisangiza abandi iyi video niba hari ikigufashe cyangwa se gushimishije, unakore like. Mbega biradushimisha cyane. Murakoze cyane.